turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugira amahoro bavandimwe nshuti, dufashe uyu mwanya kugira ngo dusangire namwe ibyiringiro by'umugisha ari byo guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko umuhanuzi Yohana yabivuze Patimo ati dore amaso yose azamubona. Dusoma muri icyo gitabo cya mbere ku murongo wa 7 tuti dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Iyi ni insanganyamatsiko nziza muri uyu mwanya. Ni indamutso y'ibyiringiro kuri nge, ni indamutso y'ibyiringiro kuri mwe, by'umwihariko ni indamutso y'ibyiringiro ku itorero rya Muhama mu ntara ya Kigali. Ni itorero ritamaze igihe kirekire kuko ryavutse mu mwaka w'2017 mu mavuna ya TMI. Yari amavuna afite imbaraga kuko umwuka w'Imana yari ari kuri uwo musozi. Yakoze ibidasanzwe mu mitima y'abahatuye n'abahagenda. Byatanze umusaruro. Ubu hari itorero rizima, rishima kandi riyobowe na Kristo kuko ari we nyiraryo. Ubwo abizera bamaraga kunyurwa n'ubutumwa bwiza, basanze batagomba kwifata amapfubyi, maze biyemeza gufatanya n'Imana na mwuka wayo mu nshingano nziza yo kubwiriza ubutumwa, by'umwihariko mu ndirimbo. Ni muri urwo rwego havutse umutwe w'abaririmbyi bagizwe n'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, banejejwe n'ubwo bwiza bwa Kristo bwahishuwe, biyemeza gutangira umurimo mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Ubu muri uyu mwanya turi hano tunezerewe kubw'uwo mutwe w'abaririmbyi, aho ku itariki 17 z'ukwa 2018 bakiriwe mu itorero rya Muhama, bahabwa izina ryiza ry'Integuza za Kristo. Umuryango wa korali Integuza za Kristo wabaye ubukombe kandi bararushaho gukuza ibyiringiro byabo mu mitima yabo n'ababazengurutse. Ni muri urwo rwego muri uyu mwanya turi hano tugira ngo dusangire ibyo byiringiro mu nsanganyamatsiko igira iti nzamubona. Nzamubona, nzamubona ni insanganyamatsiko nziza twateguye mu bihangano by'indirimbo mu muzingo w'indirimbo 5, aho twifuza kubisangiza buri umwe kugira ngo anyurwe n'imyiteguro ihamye yo kuzasanganira umwami wacu ku bicu ubwo azahishurwa. Umuhanuzi yaravuze ati amaso yose azamubona. Amaso yanjye azamubona, ayawe azamubona, n'ayundi azamubona, ariko ibyo byose bizagerwaho ari uko dufatanyirije hamwe gusangira uguhamagarwa no guhishurirwa nk'uko bigaragara muri izi ndirimbo. Izi ndirimbo ni umugisha kuri nge, ni umugisha kuri wowe, ni umugisha kuri buri umwe igihe azitegera amatwi, maze akarushaho kumva ubwiza n'umwimerere bw'amagambo meza Kristo yasezeraniye itorero rye, aho azagaruka kurikura mu isi akabana naryo by'iteka ryose. Reka mvuge nti munyurwe n'insanganyamatsiko nziza korali Integuza za Kristo yo mu Muhama yabateguriye, munyurwe n'amagambo meza ari muri izo ndirimbo, munyurwe n'ibyiringiro bizima bikomeza imitima bigahembura ababyumva, munyurwe n'imyiteguro ihamye yo kuzasanganira umwami wacu ku bicu, aho tuzavuga duti ngiye Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Reka nsoze mvuga nti ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubashoze kugira imyiteguro ihamye mu izina rye ryera. Dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, Mana ikomeye, ni wewe wenyine watekereje ku itorero rya Muhama. Mu myaka myinshi wari uzi ko hari igihe hazaba hari abaririmbyi bavuga izina ryawe kandi bakaryizera bakarikomereraho. Ni wewe wari uzi ko kuri uwo musozi hazaboneka abagabo n'abagore bafite ubwuzu bwo gukorana n'Imana. Ni wewe wari uzi yuko muri iyi tariki bazaba bafite ibihangano byiza bikangura imitima kandi bigatera abagabo n'abagore guhembuka, abasore n'inkumi bakemeza kwiyandikisha mu ngabo zawe. Turagusaba ngo uhagarare ijambo ryawe mu buryo bw'indirimbo, ukoresha abaririmbyi kandi uzafatanye nabo gukora inshingano nziza yo kurikora no kurikoresha kugira ngo abazaryumva bazakizwe naryo.
ubuntu bwawe bukomeze kubana n'itorero, bugomeze kubana n'abantu bose kugira ngo ihembuka rikomeze kuba kuri nge nabo. Nibyo tugusaba mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.